Nyakubahwa Perezida wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, Nyakubahwa Banyakubahwa ba Visi Perezida b'imitwe yombi, Banyakubahwa Abasenateri, Banyakubahwa Abadepite. Mbashimiye uyu mwanya mu mpaye kugira ngo nubahirize ibiteganywa n'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo 119 iteganya ko Minisitiri w'Intebe ashikiriza Inteko Ishinga Amategeko gahunda ya guverinoma bitarenze iminsi 30 uhereye igihe yatangiriye imirimo ye. Nkuko mubyibuka natangiye imirimo kwa 25 Nyakanga 2025. Bityo rero bikaba ari ngombwa ko mbagezaho gahunda ya guverinoma muri icyo gihe giteganwa n'Itegeko Nshinga. Mbere yo kubagezaho gahunda ya guverinoma, ndagira ngo nongere nshimire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Nyakubahwa Perezida Paul Kagame, wangiriye icyizere gikomeye akanshinga imirimo yo kuba Minisitiri w'Intebe. Gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 ngiye kubagezaho ishingiye ku mirongo migari yatanzwe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika igihe yiyamamarizaga kuyobora u Rwanda muri 2024. Ndagira ngo nibutse ko iyi gahunda ya kabiri yo kwihutisha iterambere kimwe n'iyayibanjirije y'imyaka 7 ari gahunda igihugu cyihaye mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyerekezo 2050. Iyi gahunda ya guverinoma igamije mbere na mbere kongera ingano y'amafaranga umuturage yinjiza no kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Ibi bizagerwaho binyuze mu bikorwa bizana impinduka bikurikira: kongera inganda z'imbere mu gihugu hagamijwe kuzamura ingano y'ibyoherezwa mu mahanga no kugabanya icyuho kiri hagati y'ibyoherezwa n'ibitumizwa mu mahanga, guhanga imirimo mishya ibyara inyungu, kunoza ireme ry'uburezi no gutanga ubumenyi bujyanye n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo, kongera ubudahangarwa ku mihindagurikire y'ibihe no guharanira kugera ku iterambere rirambye, guteza imbere imirire n'imikurire y'abana bato hagamijwe kugabanya igwingira, gutanga serivisi nziza no kongera uruhare rw'abaturage mu bibakorerwa. Nyakubahwa Perezida wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, Banyakubahwa ba Visi Perezida b'imitwe yombi, Banyakubahwa Abasenateri, Banyakubahwa Abadepite, iyi gahunda ya kabiri yo kwihutisha iterambere yubakiye ku nkingi 3 arizo ubukungu, imibereho myiza n'imiyoborere. Mbere yuko mbagezaho ibiteganyijwe gukorwa muri buri nkingi, nagira ngo mbanze mbagaragarize ishusho rusange yuko ubukungu bw'igihugu cyacu buzaba buhagaze mu mwaka wa 2029. Muri iyi gahunda guverinoma yiyemeje kuzamura ubukungu bw'igihugu cyacu ku mpuzandengo y'9.3% buri mwaka kugeza muri 2029. Umusaruro umuturage azinjiza uzava ku mpuzandengo y'amadolari y'Amerika 1040 mu mwaka wa 2023 ugere ku madolari arenga gato 1360 muri 2029. Kugira ngo ibi bizagerweho biradusaba kongera umusaruro mu nzego zose z'ubukungu. Gitezwe ko ubuhinzi buziyongera ku mpuzandengo iri hejuru
6% buri mwaka, naho inganda na serivisi biteganyijwe ko biziyongera ku mpuzandengo iri hejuru y'10% buri mwaka. By'umwihariko mu rwego rw'inganda hazibandwa ku kongera umusaruro w'izitunganyirizwamo uteganyijwe kuziyongera ku mpuzandengo y'10.4% buri mwaka. Kugira ngo uku kwiyongera kw'ibitunganyirizwa mu nganda kuzashoboke, hazakenerwa kongera uruhare rw'ishoramari. Biteganyijwe ko uru ruhare ku musaruro mbumbe w'igihugu ruzagera kuri 32.1% muri 2029. Kugera kuri iki kigero cy'ishoramari tuzabikesha cyane kwiyongera kw'ishoramari ry'abikorera. Rizava kuri 15.9% by'umusaruro mbumbe w'igihugu muri 2023, rigere kuri 21.9% muri 2029. Mu rwego rw'ubucuruzi n'amahanga, agaciro k'ibyoherezwa mu mahanga kazikuba inshuro zirenga ebyiri, kazava kuri miliyari 3.5 z'amadolari y'Amerika muri 2023, kagere kuri miliyari 7.3 z'amadolari y'Amerika muri 2029. Biteganyijwe ko ibyoherezwa mu mahanga bizazamuka ku mpuzandengo ya 13% buri mwaka. Ibitumizwayo byo bizazamuka ku kigero cy'8.7% buri mwaka. Iri zamuka ry'agaciro k'ibyoherezwa mu mahanga rizatuma igipimo cy'ubushobozi bwo kwishyura ibitumizwa mu mahanga hakoreshejwe amafaranga ava mu byoherezwayo kiyongera. Iki gipimo rero kizava kuri 61% muri 2023, kigere kuri 77% muri 2029. Uku kwiyongera kuzagirwamo uruhare ahanini no kuzamura agaciro k'ibisanzwe byoherezwa mu mahanga, harimo ikawa n'icyayi ndetse n'ibindi birimo ibitunganyirizwa mu nganda, amabuye y'agaciro, indabo, imboga ndetse n'imbuto. By'umwihariko biteganyijwe ko amafaranga akomoka ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yoherezwa mu mahanga azava kuri miliyari 1.1 y'amadolari y'Amerika akagera kuri miliyari 2.1 y'amadolari y'Amerika. Ibi bizagerwaho binyuze mu guteza imbere ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa kinyamwuga kandi butangije ibidukikije. Hazashyirwa imbaraga mu kuyongerera agaciro hano imbere mu gihugu. Tuzakenera kandi kongera ikigero cy'ubwizigame imbere mu gihugu ku buryo kikuba kabiri. Kizaba kuri 12.4% by'umusaruro mbumbe w'igihugu, kigere kuri 25.9% muri 2029. Biteganyijwe kandi ko izamuka ry'ibiciro rizaguma ku kigereranyo kiri hagati ya 2% n'8% mu gihe giciriritse. Guverinoma izakomeza gushyira imbaraga mu gukumira no guhangana n'izamuka ry'ibiciro no gucunga neza imari ya leta. Nyakubahwa Perezida wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'umutwe w'abadepite, ba Nyakubahwa ba Visi Perezida b'imitwe yombi, ba Nyakubahwa basenateri, ba Nyakubahwa badepite, kugira ngo ubukungu bw'igihugu buzagere ku bipimo maze kubagezaho, hari ibikorwa biteganyijwe muri iyi gahunda ya guverinoma y'imyaka 5. Ibi bikorwa bikubiye kuko nabivuze mu nkingi 3. Muri aka kanya rero ndagira ngo mbagezeho ibikorwa biteganyijwe muri buri nkingi, mpereye ku nkingi
y'ubukungu. Ibikorwa byo mu nkingi y'ubukungu bikubiye mu nzego zitandukanye, harimo ubuhinzi n'ubworozi, inganda, ubukerarugendo, ibikorwa remezo birimo amazi n'ingufu, gutwara abantu n'ibintu, ndetse n'iterambere ry'imijyi no kunoza imiturire, ikoranabuhanga mu itumanaho, urwego rw'imari, kubungabunga ibidukikije n'umutungo kamere, ndetse no guhanga imirimo mishya. Reka rero mvuge ku buhinzi n'ubworozi. Intego nkuru ubuhinzi n'ubworozi ni ukuvugurura no kunoza ibikorwa byo mu rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi hagamijwe kongera umusaruro. Muri uru rwego tuzibanda kuri ibi bikurikira: kongera umusaruro w'ubuhinzi ku kigero cya 50% ku bihingwa ngandurarugo byatoranyijwe hagamijwe kwihaza mu biribwa no kongera umusaruro woherezwa mu mahanga. Gukomeza gahunda yo kwihaza ku mbuto binyuze mu gutuburira imbuto imbere mu gihugu. Gukora ku buryo u Rwanda rwihaza ku musaruro w'ubworozi. Kongera uburyo bwo kubungabunga umusaruro ukomoka ku buhinzi hagamijwe kugabanya ko wangirika. Kureshya ishoramari mu buhinzi hagamijwe kongera umusaruro, ubuhinzi bugezweho no guhanga ibishya. Kugira ngo tuzagere kuri iyi ntego, hazongerwa ingano y'umusaruro w'ibihingwa ngandurarugo by'ingenzi byatoranyijwe. Ibyo bihingwa akaba ari ibigori, ibishyimbo, ibirayi, umuceri, imyumbati, soya, ingano, ibitoki, imboga n'imbuto. Mu rwego rwo kongera ingano y'ibyoherezwa mu mahanga, tuzakomeza guteza imbere ubuhinzi bw'ibihingwa ngengabukungu birimo ikawa, icyayi, ibirete, indabo, imboga n'imbuto. Hazibandwa ku gusazura ibiti by'ikawa bishaje no kugeza ingemwe ku bahinzi hirya no hino mu gihugu. Kongera umusaruro bizagerwaho binyuze mu kongera ikoreshwa ry'ifumbire n'imbuto z'indobanure. Tuzashyira imbaraga mu kongera ingano yabyo ndetse no kubigeza ku bahinzi ku gihe. Intego dufite ni ukongera ifumbire ikoreshwa ikava ku mpuzandengo y'ibiro 70 kuri hegitari ikagera hafi ku biro 95 kuri hegitari ku buryo bujyanye n'imiterere y'ubutaka. Hirya no hino mu gihugu hazashyirwaho uburyo bushya bw'imikorere y'ubuhinzi n'ibyanya byihariye bikorerwaho ubuhinzi bwa kijyambere. Hazanozwa imikoreshereze y'ubutaka buhujwe bukorerwaho ubuhinzi hagamijwe kuzamura umusaruro no kongerera agaciro. Guverinoma izakomeza gushyira imbaraga mu buhinzi buhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Muri uru rwego hazakoreshwa uburyo bunyuranye bwo kuhira. Biteganyijwe ko ubuso bwuhirwa buzava kuri hegitari 71,000 bukagera kuri hegitari zisaga 130,000. Hazongerwa kandi ubuso bw'ubutaka buriho amaterasi y'indinganire buzava kuri hegitari zisaga 142,000 ukagera kuri hegitari zisaga 167. Ku bufatanye n'abaturage, amaterasi yikora azagezwa ahantu hose akenewe mu gihugu. Mu rwego rwo kugabanya umusaruro wangirika nyuma y'isarura,
hazanozwa imicungire y'umusaruro ku buryo uwangirika uzagera munsi ya 5% uvuye kuri 13.8% muri 2023. Bizasaba gukomeza kubaka ibikorwa remezo harimo ubwanikiro n'ubuhunikiro, gushyiraho imbaraga mu kunoza uburyo bwo kugeza umusaruro ku masoko no kongera ubushobozi bw'inganda ziwutunganya. Mu rwego rwo guteza imbere ubworozi, hazongerwa umusaruro ukomoka ku bworozi no kunoza uruhererekane nyongeragaciro mu bworozi bw'amatungo n'amafi. Ibi bizakorwa hanozwa uburyo bugezweho bwo kororera mu biraro, kongera uburyo bwo kubona icyororo kivuguruye, gushyiraho ibikorwa remezo byo kwegereza aboroza amazi no gukurikirana neza ubworozi. Hazongerwa kandi ingano y'ibiryo by'amatungo, hanashyirweho ibyanya bigezweho byo kororeramo, ndetse hanongerwe ubushobozi bw'amakusanyirizo y'amata. Mu rwego rwo kureshya ishoramari mu buhinzi n'ubworozi, hazashyirwa mu bikorwa ingamba zo gukuraho imbogamizi zikigaragara muri uru rwego. Izi ngamba zirimo izijyanye no gushyira amatungo n'imyaka mu bwishingizi, ndetse no kongera amafaranga ashorwa muri uru ruhererekane nyongeramusaruro. Intego dufite ni ukongera inguzanyo zijya mu rwego rw'ubuhinzi zikava kuri 6% by'inguzanyo zose zitangwa n'ibigo by'imari zikagera ku 10%. Tuzakomeza kunoza imikoranire n'urwego rw'abikorera mu kongera agaciro umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi. Ibi kandi bizagira uruhare mu kongera imirimo cyane cyane ku rubyiruko, ndetse byinjirize igihugu amadovize akomoka ku byoherezwa mu mahanga. Nyakubahwa Perezida wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, Banyakubahwa ba Visi Perezida b'imitwe yombi, Banyakubahwa Abasenateri, Banyakubahwa Abadepite, ndagira ngo noneho mvuge ku byerekeranye n'iterambere ry'inganda. Mu rwego rwo guteza imbere urwego rw'inganda kugira ngo ruziyongere ku mpuzandengo iri hejuru y'10% buri mwaka, kuko nigeze kubigaragaza hejuru, twihaye intego 3 z'ingenzi: kongera ibikorerwa mu nganda zikora iby'ibanze nkenerwa hagamijwe guhaza isoko ry'imbere mu gihugu no kugabanya ingano y'ibitumizwa mu mahanga, kureshya abashoramari mu rwego rw'inganda n'urw'ubwubatsi, no guteza imbere ibyoherezwa mu masoko yo mu karere duherereyemo ndetse n'amasoko mpuzamahanga. Bimwe mu byo tuzakora kugira ngo izi ntego maze kubabwira zigerweho ni bikurikira: Guverinoma izarangiza ibikorwa remezo by'ibyanya by'inganda byemejwe bitari byarangiye. Izakomeza kandi gutunganya no kunoza imikorere yabyo, hibandwa cyane cyane ku cyanya cya Kigali, cyanya cya Bugesera, icya Rwamagana n'ibindi. Gahunda yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda, byo twita Made in Rwanda, izakomeza guhabwa umwihariko. Ikigamijwe ni ukongera umusaruro w'itunganyirizwa mu nganda bikenerwa mu gihugu, ndetse no kongera ingano y'ibyoherezwa mu mahanga. Hazitabwa ku gushishikariza ishoramari no gushyigikira inganda z'ingenzi. Izi nganda zirimo izitunganya ibikomoka ku musaruro w'ubuhinzi n'ubworozi, izitunganya amabuye y'agaciro, impu, izikora ibinyabiziga, imyenda, imiti,
ibikoresho by'ubuvuzi ndetse n'ubugeni n'ubuhanzi. Hagamijwe kwagura amasoko, urwego rw'abikorera ruzakomeza gufashwa kuzuza ibipimo bisabwa ku masoko y'imbere no mu gihugu, ku masoko y'imbere mu gihugu no mu mahanga. Hazashorwa imari mu gushyira ibikorwa remezo byo guteza imbere ubucuruzi n'ibyoherezwa mu mahanga, harimo kongera ibifasha ubucuruzi bw'imboga, imbuto, indabo n'inyama ndetse n'ububiko bw'ibindi bicuruzwa. Nyakubahwa Perezida wa Sena, Nyakubahwa Perezida w'Umutwe w'Abadepite, Banyakubahwa ba Visi Perezida b'imitwe yombi, Banyakubahwa abasenateri, Banyakubahwa Badepite, ndagira ngo noneho munyemerere mbabwire ibyo tuteganya gukora mu rwego rw'ubukerarugendo. Mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo bugezweho kandi butangiza ibidukikije, intego nkuru ni ukugira u Rwanda igicumbi cy'ubukerarugendo. Ibi bizatuma umusaruro ukomoka ku bukerarugendo wikuba hafi kabiri, uzava kuri miliyoni 620 ugere kuri miliyari 1.1 z'amadolari y'Amerika muri 2029. Kugira ngo bizagerweho, tuzakomeza kongera no gutunganya ahantu hasanzwe n'ahandi hashya hakurura ba mukerarugendo mu gihugu hose. Ibi bizakorwa hagamijwe guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku bidukikije n'ubwiza kamere. Ku bufatanye hagati ya leta n'abikorera, hazakomeza guhangwa ibishya mu bukerarugendo. Hazaterwa kandi inkunga imishinga y'ubukerarugendo bubungabunga ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima. Hagamijwe gukomeza gushyira u Rwanda ku isonga mu bukerarugendo bushingiye ku kwakira inama mpuzamahanga, hazakomeza kunozwa ingamba zituma u Rwanda rurushaho kwakira inama zitandukanye zo ku rwego rwo hejuru, imurikabikorwa, imikino n'imyidagaduro mpuzamahanga. Mu rwego rwo kuzamura ireme rya serivisi zitangwa mu bukerarugendo, cyane cyane ku bijyanye n'inama mpuzamahanga, abakora muri uru rwego bazongererwa ubumenyi n'ubushobozi. Hazanozwa kandi amabwiriza ndetse n'ibipimo fatizo ngenderwaho. Iterambere ry'imikino rizibanda ku kubaka urwego rwa siporo rukomeye rwunganira urwego rw'ubukerarugendo. Uru rwego kandi ruzibanda ku guteza imbere siporo haherewe ku bakiri bato. Ni mu gihe kandi ibikorwa remezo by'imikino bizongerwa hirya no hino mu gihugu. Ibi bizafasha kumenya no gushyigikira abafite impano ku bufatanye n'abafatanyabikorwa b'ingenzi barimo n'abikorera. Reka mvuge noneho ku mazi n'ingufu. Ku birebana n'amazi, intego nkuru ni ukongera ingano y'amazi meza, kuyegereza abaturarwanda no gukemura imbogamizi zituma batayabonera igihe. Kugira ngo iyi ntego izagerweho, tuzashyira imbaraga mu kongera gusana no gufata neza ibikorwa remezo by'amazi kugira ngo hanozwe serivisi zo gutanga amazi meza. Hazongerwa kandi ingano y'amazi meza atunganyirizwa mu nganda ku munsi. Izikuba inshuro zirenga 2 kugira ngo agere ku bayakeneye bose. Mu rwego rwo kunoza imicungire myiza y'amazi no gutanga serivisi nziza, hazanozwa ingamba zo kugabanya igihombo giterwa n'amazi apfa ubusa.
Ibi byose maze kubabwira bizafasha kugabanya urugendo rukorwa n'abajya kuvoma amazi mu cyaro ndetse no mu mijyi no kongera umubare w'abafata amazi bayashyira mu ngo batuyemo kandi bakayabona igihe bayakeneye. Ku bijyanye n'ingufu, intego y'ingenzi ni ukugeza amashanyarazi ahantu hose hari ibikorwa remezo by'iterambere no kugeza amashanyarazi mu tugari twose, ari nako twongera uruhare rw'ingufu zisubira. Kugira ngo ibi bizagerweho, hazongerwa imbaraga mu gukwirakwiza amashanyarazi hirya no hino mu gihugu. Hazibandwa ku nganda, inzu z'ubucuruzi, amashuri, ibigo by'ubuvuzi n'ibindi bigira uruhare mu iterambere n'imibereho myiza y'abaturage. Guverinoma izakomeza kongera ingufu zisubira kandi zidahumanya. Intego dufite ni ukongera uruhare rwazo mu ngufu igihugu gikoresha. Ibi bizafasha kugabanya ikoreshwa ry'ingufu zikomoka ku bicanwa nk'inkwi, ibyatsi n'ibisigazwa by'ibihingwa n'ibindi. Hazakomeza gutezwa imbere ubushakashatsi bugamije ikoreshwa ry'ingufu za nikeleyeri mu nzego zirimo ubuzima, ingufu z'amashanyarazi, ubuhinzi n'izindi. Hazanakomeza kandi guteza imbere ikorwa n'ikoreshwa ry'ingufu zisukuye nk'umwuka wa metani mu nganda ndetse no mu ngo. Mu rwego rwo kwihaza mu bijyanye n'ingufu ku buryo burambye, hongerwa ububiko bugezweho bwa gaze n'ibikomoka kuri peteroli. Reka mvuge noneho ku gutwara abantu n'ibintu. Mu rwego rwo kunoza uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu, intego nkuru ni ugukomeza kwagura ibikorwa remezo by'ubwikorezi na serivisi byoroshya ubuhahirane n'iterambere ry'ubukungu. Ibizakorwa kugira ngo ibi bizagerweho ni ibi bikurikira. Hazongerwa imihanda, hananozwe serivisi zo gutwara abantu mu buryo bwa rusange mu cyaro no mu mijyi. Muri rusange hazubakwa hanasanwe ibirometero bisaga 300 by'imihanda ku rwego rw'igihugu. Byongeye kandi ibirometero birenga 500 by'imihanda y'imigenderano bizakorwa mu rwego rwo korohereza abahinzi n'abacuruzi kugeza umusaruro n'ibindi bicuruzwa ku masoko. Hazanozwa serivisi zo gutwara abantu mu buryo bwa rusange mu mijyi no mu bice by'icyaro. By'umwihariko hazatezwa imbere itwarwa ry'abantu n'ibintu hifashishijwe ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi kuko ari byo bitangiza ibidukikije. Guverinoma izakomeza kunoza serivisi zo gutwara abantu mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali. Ibi bizafasha cyane kugabanya umuvundo w'ibinyabiziga mu masaha abagenzi baba bajya cyangwa bava ku kazi. Mu rwego rwo guteza imbere ubwikorezi bwo mu kirere, hazongerwa ibyerekezo bya Rwandair. Ibi bizajyana kandi no kwiyongera k'umubare w'abagenzi bakoresha Rwandair bakazikuba kabiri. Mu rwego rwo gukomeza korohereza abohereza ibicuruzwa mu mahanga, biteganyijwe ko Rwandair izongera ingano y'imizigo itwara. Hazarangizwa imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege gisha mpuzamahanga cya Kigali mu karere ka Bugesera, ndetse hazananozwa imikorere y'ibindi bibuga bicyunganira hirya no hino mu gihugu. Hazashyirwaho kandi ikigo gishinzwe kongerera ubumenyi n'ubushobozi abakora mu by'indege, kizabafasha kurushaho kwiyungura ubumenyi bukenewe mu nshingano zabo.